murakaza neza mu rubanza. Abakozi na Imana iguha umugisha mwakoze kudutumira turabakunda. Kiri ku mutima wanjye ndabashima cyane, kindi ku mutima nuko ndanezerewe muri ngewe. Ibyo ni byiza, ariko icy'ingenzi mugomba kumenya nuko yari umunsi w'urubanza rw'ijuru. Mfite ijuru tu 100%. Nta nubwo nshidikanya kuri icyo kintu. Ibyo byashoboka, ariko niba hari umwe muri mutari ujya mu ijuru, ubwo arajya mu muriro. Yesu domagaje ko mwene so nakosa mugirira imbabazi. Ibyo byihorere. Amazina yanyu niba atagaragara mu gitabo cy'ubugingo, muraza guhanwa. Shabanye Taroki. Twa Junior GT w'Imana. Mariko nawe bugingo, musigaho mwibeshya. Amazina yanyu turayazi. Byo umva nkwereke mu buzima busanzwe nago ndi seriye. Ara ni amazina y'akazi. Ni amazina y'akazi nyine tuba turi gutwika, kumvisha abantu ko ari urenze mu kazi kawe. Ndashaka kumenya ikintu mwakoze cyatuma mubona ijuru. Curuza ibyishimo kuri make. Ngiye nkora agace gashoboka ko mufite akazi kenshi. Byakoroheye ngamiya kwinjira mu zuru ry'urushinge kurusha uko mwakwinjira mu ijuru. Nakunze Imana, nkunda ibintu ikora, dufite n'umuntu twifitaniye hagati yanjye nayo. Namwe ubwanyu nta ngingo mufite yabarengera. Umuhinzi mworozi, umucuruzi. Nuko warakoze guhinga. Urubanza ruratangiye. Icyaha cya mbere mushinjwa nuko mutagize igihe cyo gusenga mukiri ku isi. Buriya nta kintu na kimwe mu isi kiriho na kimwe kidafite ikibi n'ikiza. Yego. Na Bibiliya ubwayo twizera, wabishatse neza ukishaka muri Bibiliya ukayisoma yakuyobya. Icyaha mushinjwa muracyemera cyangwa? Ngiye ubundi mfite ukuntu nihirana n'Imana tugasenga twenyine. Oya ahubwo nabishoboka. Ahubwo ndirimba muri korali y'ababyeyi. Biriya bintu ngiye mbyita ubusazi. Ni ubusazi, ni ubumara, ni ubugoryi. Nibyo na Pastor Yongo yifasha avuga amagambo uyu munsi arimo kumugaruka. Yarivugiye ngo baduhenze ubwenge, ngo dukurikira agakiza, turasenga cyane tuva ku by'isi, dukurikira iby'ijuru. Batwubakana za Kibagabaga, Uyanga n'igihugu. Kuki utokora abandi utabanje kwitokora? Ni wowe uri gushinjwa nonaha. Mudufashe turi kubujije. Iki cyaha mwese kirabahamye. Nsengera kuri ADPR hano ku Muhima. Urabona rafurasheri ni gutambika ujya mu cyaha hafi. Ya ADPR hari irimo n'inzira ijya mu mujyi. Niho nteranira mu matera. Aha ni kwa so waje kubeshya. Kuva rero natangira guhitinga nsigaye njya mu misa gake. Uraza kubiryozwa. Mwese kirabahamye. Ese niki cyabateye gusuzugura Imana? Nyisuzugura sinari narisezeranije. Ko nzayubaza ninzana ku isi. Wapi? Nimba utari umugabo uri imbwa. Yes we. Ese Imana yabarengeye ikabakura kure. Aha aho twavuye no tugeze ubu ngubu ni heza, biduha ishusho n'isura yuko aho tugana naho ari heza cyane. Ko ibyaje mu gihe mfite experience yabyo. None mwe kuki nta mirimo myiza igaragara mwakoreye mu isi? Tureba inyungu rusange cyane ko twe tuba turi rusange nyine. Uzi ko ariko kuba ukora ibikorwa byiza cyangwa se ngiye nakora ibikorwa byiza bigeraho bikarambira abantu. Murabapfapfa rwose. Ese murabona mwakicarana na Yosefu mu ijuru? Segomani, abantu ba kera ngo bwari ubujiji, bwari ubwana bwiza, bwari ububwa, bwari ubumuntu, byari iki? Icyaha cya nyuma mushinjwa mwembi ni uburiganya, ubujura. Njyewe urw'igikundiro. Oya ibyo bintu byo byabayeho. Nuko rero ujya mu muriro. Rimwe byabaye rimwe kumwe abantu murabana mu gakosa gatonya. Byamaze. Yes we. Jya mu muriro. Wowe utegereje iki? Ndi papa w'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Ndetse ndi umugabo uri Mariya. None ibyo biradufasha iki? Mbabarira. Nawe jya mu muriro vuba. Jesus Christ of Nazareth. Sorry,